Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Intwari ku rugamba nishimwe. Mwene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, Imana iguha umugisha. Fatanya nanjye gushima Imana, irabyongeye irabikoze. Buriya hari imisozi yimuye muri iri joro, hari ibyari bikwitambitse bitegereje kukugira nabi, Imana yakuyeho ibikuraho bucece, wowe bigasohora ubireba ugatangarira Imana. Imana ikora ibitangaza, yo ntitangara kuko ari igitangaza. Imana ishimwe. Iki gitondo rero nyemerera uhereze Imana icyubahiro. Ni ukuri zirikana ubwiza bw'Imana no kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Ongera uterere amaso ahashize hawe. Ongera ukurure imyaka yatambutse, wa mwaka wabonyemo ibikomeye. Ongere uzirikane ko Imana yakurengeye ikagutambutsa. Imana ishimwe. Hanyuma numara kureba iby'Imana yakoze, biragutera kugira ibyiringiro no gushikama muri Yesu Kristo. Wongere utekereze uburyo ki Imana yagiye irwana izo ntambara, ubu urebe, hanyuma bigutume usuzugura ibiguhangayikishije. Uvuge ngo iracyari ya Mana ikora ibitangaza, ndacyayifite, ndacyayizeye. Imana nishimwe. Rero biragukwiriye kubyuka ushima Imana, biragukwiriye kwiragiza Imana, biragukwiriye ko wishingikiriza ku Mana yawe umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, umubiri wawe, byose ukabiharira Imana. Imana ikaba muri wowe, mu mutima wawe, Umwuka Wera ukamwemerera akakubera umujyanama n'umuyobozi. Warangiza ukaba umuntu wo guhamya ko Yesu Kristo agira neza. Imana ishimwe. Tubyutse dushima Imana ibyo yakoze, dushimiye Imana ibyo izakora, dushimiye Imana intwari ku rugamba. Imana ishimwe. N'abasuhuzaga bene data, nshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibaha umugisha, ibanezeze, Imana ibishimire. Ni ukuri iki cyumweru muzabona Imana mu buryo budasanzwe. Imana izabigaragarize, umugisha w'Imana uzabazeho. Imana izadudubize umugisha mu biganza byawe, nawe ku matwi yawe uzakire inkuru nziza yo kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye muri teme y'ijambo ry'Imana. Nshaka ko tuganira iki cyumweru. Teme igira iti umugisha uhawe n'Imana uruta indi migisha yose. Imana ishimwe. Impamvu navuze ku mugisha ni uko abantu bose bakunda umugisha. Nta muntu n'umwe udakunda umugisha, nta muntu n'umwe udakunda kugirwa neza n'Imana. Ariko nagiraga nkubwire ngo umugisha uhawe n'Imana uruta indi migisha yose. Nashatse kuvuga ko hari imigisha wakira iturutse mu maboko y'abantu, hari imigisha wenda nawe ushaka ukabyigana ukawugeraho, ariko umugisha wavuye mu kw'Imana, umugisha wavuye mu kuboko kw'Imana uruta indi migisha yose. Imana ishimwe. Umugisha wiherewe na gitare, umugisha wiherewe n'Umwami Yesu Kristo. Uwo mugisha nubwo babyigana ngo bawukwambure, nta washobora kugukura mu kiganza, kuko wawuhawe na nyir'ijambo. Imana ishimwe. Umugisha uhawe rero n'Imana uruta indi migisha yose. Wahabwa umunani n'ababyeyi, abantu bakaza bakawukwambura kuko ni umubyeyi wawuguhaye. Ariko nuhabwa n'Imana, Imana ikaguha umugisha, Imana ikaguhindura umugisha, nawe icyo uzakoraho cyose kizakubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Imana nigukunda, Imana ikirahira ku buzima bwawe. Ni ukuri nta wakura umugisha w'urukundo Imana igukunda ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Reka twihute dusome igitabo cya Mose cy'Abalewi, ibice ni 26. Turasoma ijambo ry'Imana. Handitse ngo iki? Handitse ngo iby'Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira Imana ishimwe.
ni ukuvuga imana kugira ngo iguhe umugisha ufatika icya mbere ni uko wumvira imana, icya mbere ni uko ugenda wumva wigengesereye, icya mbere ni uko ukizwa ukava mu byaha. Iyo wakijijwe ukava mu byaha utangira kwakira amasezerano y'imana, utangira kuba umunyamasezerano, utangira kwakira umugisha. Rero ijambo ritangiye ritubwira ngo iby'Imana isezeranya abisiraheli nibayumvira. Umwisiraheli w'uyu munsi ni wowe, nawe hari icyo imana igiye kugusezeranya niwaba umukristo uhamye, niwaba umukristo nyamukristo kandi ukumvira imana. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo twihuse. Kuri 3 handitse ngo iki? Handitse ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo. Wumve ngo nzajya mbavubira imvura. Wumve yuko imana izajya igucira inzira ikagutabara mu byo ugerageza gukora. Nibwo butaka imana ivuga ngo ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo. Ibyo uzagerageza gukora byose imana izaguha kunguka, imana izaguha kwaguka. Imana ishimwe. Hanyuma 6 handitse ngo kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba. Imana ishimwe. Kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Dusimbuke tujye ku 9. Nzabitaho mbororotse bagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Imana ishimwe. Nzabitaho. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kintu cyaruta umugisha wo kwitabwaho n'Imana. Haleluya. Nzabitaho mbororotse. Imana ivuze kukororotsa wororoka mu buryo butandukanye. Wororoka mu byo ukora, wororoka mu rubyaro, wororoka ku matungo, wororoka. Imana iravuze ngo nzabitaho mbororotse. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kwitabwaho n'Imana ni ibintu by'igiciro. Uwo ni umugisha utabyiganirwa n'undi muntu. Imana iyo ikwitayeho, Imana iyo ikureberera, Imana iyo ikurwanirira, Imana iyo iguhagazeho, ibikwitayeho. Imana ishimwe. Nzabitaho mbororotse. Icyo nkwifuriza kuri uyu munsi, ndifuza yuko wakira umugisha wo kwitabwaho n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikwiteho. Abantu bakwitaho ariko bakaba bize. Abantu bakubwira ko bakwitaho, bagutekereza, bakuzirikana. Umuntu uramubwira uti se wamenye ko narwaye? Ati ndagutekereza ndanagusengera, ariko ntago yageza aho Imana. Ibyo ndabiguhakaniye. Imana nimba ikubwiye ngo nzakwitaho, ni cya gihe uzakubita ivi ugisenga uvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, uyu munsi mfite ikibazo iki n'iki, ndengera dore ababisha bamereye nabi. Imana ikibuka isezerano uko yakubwiye ngo nzakwitaho. Imana ishimwe. Akira isezerano ryo kwitabwaho n'Imana. Imana niba yakwitayeho, reka nkubwire umwenda wawe ntabwo uzaguciraho. Imana nikwitaho uzakomanga ku rugi rw'Imana mu bihe byiza byo gusenga. Imana yumve gusenga kwawe. Imana nikwitaho yewe, ayiwe izarwanya ababisha bawe. Bazaza babuditse nk'igihu, nibarangiza beyuke nk'igihu nanone. Imana niyakwitaho izareba igitsure abakwanga. Imana ishimwe cyane. Imana niyaba yakwitayeho bizamera nk'ibyo kwa Baraki na Balamu. Abantu bazahagurukira kukuvuma, ahubwo umuvumo wabo uguhesha umugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Reka nkubwire, Imana iyo yakwitayeho byose bigenda neza. Imana ishimwe. Bagucukurira ibyobo, Imana ikaguheka amadedi ikakunyuza imbere yawe. Imana iyo yakwitayeho yewe barategeka tegura. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo witabweho n'Imana. Va mu bintu byo kuba mukarindagiza, ubwira Imana ngo nyitaho Mana. Nyitaho ni wowe wandemye, nyitaho ndengere, nyitaho ntabare. Imana ikwiteho. Uwo ni umugisha wa mbere, kwitabwaho n'Imana. Ariko Imana yita ku bantu bayumvira. Icyo usabwa nawe ugomba kugira icyo ukora. Icyo usabwa kuri uwo mugisha ni uko wumvira Imana. Ni vice versa. Ni ukuvuga ni waba wumvira Imana, Imana izakwitaho, Imana izakurwanirira, Imana izakugaburira, Imana izakwambika, Imana izakuzamura. Imana izaba Imana yawe ngo nzakwitaho.
Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo uyu munsi usabe kwitabwaho n'Imana, ariko ijambo ryakubwiye ngo icyo Imana igusaba nayo ni uko uyumvira. Wumvira Imana, uve mu byaha, uve mu kwigaragura mu byaha, hanyuma iyi migisha yose ukomeze usome, iyo migisha yose izakuzaho. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mbifurije kuzagira iki cyumweru cyiza, kandi imigisha yose Imana itanga izakuzeho. Utangire usabira ngo Mana ndasaba ngo unyiteho, Imana ikwiteho muri ibyo bibazo ufite, Imana ikwiteho muri ubwo buzima budasobanutse, ibyawe bisobanure mu izina